y'ikiganiro cyacu. Uyu munsi turabagezaho inyigisho yitwa hari iki kugira ngo mbone amahoro mu mutima. Hari iki kugira ngo mbone amahoro yo mu mutima? Shaka amahoro, yashakire n'abandi. Gambira neza kandi ubyitwaremo neza. Wifate umwanzuro wihuse, banza ubitekerezeho nibura inshuro 3. Niba ufite imigambi myinshi, banza uw'ingenzi. Bareke niba ubona bakugusha mu mutego. Ibyo utekereza biyobora ibyo ukora. Umuntu agwa mu mutego w'ibyo ararikiye. Rwanya ibikurangaza kuko urabizi. Nubona ibintu bikuruhije cyane, jya ubanza utuze. Tumbira ku byo ubona bifite akamaro. Niba ufite gahunda nziza ntugacike intege. Shinga ibyo wabonye uyu munsi unyurwe nabyo. Shyiraho amahame meza ugendera uyandike. Aho guhangana n'umuntu, reba igitera ikibazo gikemure. Ibaza uti, ngwa mu mutego iyo ndi kumwe nande? Ni hehe njya nkagwa mu mutego? Ni ayahe magambo mvuga bikangiraho ingaruka? Ni ibihe bikorwa nkora bikantera kwicuza? Iyo umaze kubona ibisubizo byiza, fata umwanzuro. Ushobora gukurikirana izindi nyigisho kuri YouTube channel yitwa Iriza Diane.